bakunzi bacu banywanye umuryango mugari wa YouTube channel Paroisse Saint Vincent Paruti Gikondo aho muherereye hose tubanje kwasuhuza tubifuriza amahoro n'imigisha bituruka ku Mana muri kumwe kuko bisanzwe na Joseph Umukiza. Tumaze iminsi turi mu ruhurirane rw'iminsi mikuru muri iyi minsi Kiliziya Gatolika y'u Rwanda izihiza imyaka 2025 umucunguzi yatuvukiye Yesu Kristo n'imyaka 125 inkuru zigeze mu Rwanda. Ni iminsi mikuru igenda yisubiramo ariko ifite akamaro ubuzima bw'umukristo. Muri iyi minsi rero ni Paroisse ya Gikondo tukaba turimo kwizihiza imyaka 25 Paroisse yibarutse Paroisse centrale ya mbere pa centrale ya Murambi yitiriwe Mutagatifu Paulo imaze imyaka 25 rero ishinzwe. Muri uyu mwanya twabatumiriye umutumirwa ni Padiri Barigora Anoni uri mu bapadiri ba mbere bayoboye Paroisse nyuma ya 94 akaba yaragize amahirwe yo gutangirana n'igitekerezo cyo gushyiraho centrale ya Murambi. Akorera ubutumwa i Cameroon, igihugu cya Cameroon, ariko twagize amahirwe yo kumwakira kuko yaje kwifatanya n'abakristo ba centrale ya Murambi mu byishimo byo kwizihiza yubile y'imyaka 25. Twagize amahirwe rero kandi yo kuganira nawe mu gihe gito afite mu Rwanda kugira ngo atugaragarize ibyiyumviro afite kuri centrale ya Murambi ndetse no ku buzima rusange bw'ubutumwa afite nk'umusaserdoti. Ni ibyishimo kuri twebwe kongera guhura nawe tugira ngo atangire asuhuza abakristo yayoboye muri Paroisse ya Gikondo ndetse no mu nkengero zayo abo babanye muri gahunda y'imiryango remezo itangizwa muri gahunda nyinshi zo kubaka Kiliziya cyane cyane nyuma ya mateka y'u Rwanda rwanyuzemo. Padiri Antoine Barigora tubahaye ikaze kuri YouTube ya Paroisse. Urakoze cyane muvandimwe Yosefu. Urakoze. Imyaka yaribaye myinshi. Imyaka yaribaye myinshi Padiri narimaze kwikomozaho mwakora ubutumwa igikondo ariko muri iki gihe muri mu gihugu cya Cameroon. Twishimiye kongera kubabona hano mu Rwanda by'umwihariko hano Gikondo. Murakoze. Tugira ngo mwongere musuhuze baba Kristo mwakoranye ari mu nama y'inkuru ya Paroisse mu miryango remezo mu mpuza miryango remezo z'icyo gihe ubuzima bwa Paroisse icyo gihe mwari mushinzwe nka Padiri mukuru. Yego. Abakristo ba Gikondo ndabahobeye cyane ndabakunda banyigishije byinshi uziko nabaye padiri mukuru nyiri muto nari mfite imyaka 33 kuva mu mwaka w'ibihumbi 2001 kugeza muri 2004 nasanze rero abakristo bafite ishyaka bafitiye Paroisse ishyaka bafasha abapadiri babo kugira ngo Paroisse itere imbere bubakaga imiryango remezo nk'uko igihugu cyiyubakaga icyo gihe ni nako Kiliziya nayo yiyubakaga rwose ufite urwibutso rwiza rw'abakristo ba Gikondo muri iki gihe kandi kinshimishije nuko mbona barateye intambwe ikomeye cyane ku buryo Paroisse igeze ahantu heza cyane. Igeze ahantu heza nyakwa Padiri murabivuze ugereranije muri 2001 2004 uko mwari mumeze muri Paroisse uko Paroisse yari imeze ishusho yari ifite haba ku cyicaro cya Paroisse hari Gikondo haba mu miryango remezo mwirukagamo haba mu Kristo waduha ishusho y'ukuntu wenda niba hari isano cyangwa byariyongereye ibintu byahindutse byagukomye ku mutima n'ibiki. Ibintu byarahindutse cyane ese uko umujyi wa Kigali wahindutse nako Paroisse yahindutse. Urabyibuka wari uhari abapadiri ba Gikondo bari bashinzwe Paroisse
bashinzwe na gereza ya Gikondo, ndavuga ku rwego rwa roho, dushinzwe cyane cyane komora imitima, gusana imitima y'abanyarwanda kuri roho no ku mubiri. Urabyibuka twari dufite kiliziya ntoya, mu kiliziya nta aho batangiraga penetesiya hari uribuka dukoresha utuntu tw'utubuwate dutoya tugashyiraho amarido ya move kugira ngo tubone aho tuzadutangira penetesiya. Uribuka intebe zari zirimo, twari dutebe duto tudafite aho begamira. Uribuka ubushyuhe bwari mu icyo gihe bwari bwinshi. Uyu munsi nahasomeye misa, abakristo baza buhoro buhoro kubera ko babazi ko imyanya idashira. Icyo gihe misa ya 12:00 hari abakristo bahageraga mbere ya 11:00 za mu gitondo kugira ngo babone umwanya. Ubwo rero mbese navuga ko paruwasi ya Gikondo yateye imbere uko umujyi wa Kigali wateye imbere, birajyana rwose. Niko nabivuga. Ati paruwasi ya Gikondo yateye imbere kuri ritime y'umujyi wa Kigali ntabwo isobanya. Mudusanze rero muri ibyo byishimo byo kugira aho tugeze, haba ku rwego rwa paruwasi, buriya niko wenda mudafite umwanya muzagere mu miryango remezo ya yindi mwatangizaga cya gihe dushyiraho amakomite mu mpuzamiryango remezo, cyane cyane muri cya gihe cyo kugabanya imiryango remezo byari byoroshye. Sinzi umwanya muzaba mufite kugira ngo muzongere mutembere mwumve impumeko yaho. Mwaba mufite umwanya munini uhagije muri iyi minsi? Oya, nta mwanya munini mfite ku buryo nayisura, ariko padiri mukuru yigeze kumpa nabyita umunyenga anyohereza mu muryango remezo umwe ku Karugira. Ndawusura, mbona abakristo barakeye, baritabira umuryango remezo, ni bien organisé ku buryo rwose shimira abakristo intambwe bateye n'abasaseridoti baje nyuma yacu, ukuntu bakomeje ikivi twatangiye bakacyusa, bakagifumbira, bagatera imbuto. None rwose ubu ngubu ibintu bikaba bimeze neza cyane muri paruwasi ya Gikondo. Sinzi niba wibuka cya gicu kivumbi cyabaga hariya. Cya gicu urabyibuka ukuntu harya imbere yo kwa Mironko uvuye hejuru kuri harya ni Mereze, ukamanuka ukagera kuri kaburimbo. Igihe cy'impeshi abantu bafungaga amazu, hagera igihe cy'imvura nyinshi bagafunga amazu kubera icyondo. Yawe ubapfuye yarihuse. Abapfuye yarihuse pe. Nuko Imana rero yadusigiye kubona ibyiza ibiza muri muntu. Uje rero nanone udusanga muri ibyo byiza muntu akomeje kugabirwa n'Imana. Yego. Muri ibyo byiza bya paruwasi mwayoboye, muje mudusanga no mu byishimo bya ya centrale ya Murambi. Yego. Centrale ya Murambi muyizi mu gihe cyo kuvuka, mu ntekerezo ndetse no mu mizi muri fondation ya mbere. Yego. Watubwira uko centrale ishusho y'icyo gihe mu myaka ya 2001, ukayibwira abatayizi igihe bayibona uko ihagaze kuriya, watubwira ishusho yari ifite? Urakoze cyane. Ndabyibuka bari baratangiye kubaka inzu, hari akazu gatoya k'amatafari ya rukarakara padiri yashyiragamo utuntu. Ku rundi ruhande baratangiye nabwo kubaka inzu ya rukarakara ariko itaruzura, yarasengwe n'imvura. Ariko abakirisitu ba paruwasi ya Gikondo bahoraga banyibutsa bati, padiri ntuzibagirwe centrale ya Murambi, tugomba kuyishyiramo imbaraga. Ndibuka ababimbwiraga hari president w'inama nkuru ya paruwasi y'icyo gihe Karangwa Jean Marie, ndetse na Uwitije Cecile wari ushinzwe komisiyo
ya cadastre y'ubwubatsi. Witije Cecile aruhukiye mu mahoro ubu yatabarutse. Iruko ridashira. Ariko n'abakristo bose bakabashishikariza bumva ko Murambi ari umwana ugomba kwitabwaho pe ibari ku mutima. Ndetse twari twaranatangiye navuye twaratangiye gukusanya imisanzu kuri paruwasi n'abakristo ba Murambi bagashyiramo imbaraga kugira ngo twubake inyubako aho abakristo ba Murambi bazajya basengera. Rwose ndabyibuka neza hirya ari parikingi rwa rutoki. Hose kugera ku muhanda hari imyumbati n'urutoki. Ariko birashimishije ukuntu ntabwo wamenya u Rwanda ruhinduka vuba. Ntabwo wamenya ko ari uko byari bimeze. Mwarubatse, mwakoze parikingi nini, mushyiraho za annexe, mbese mushyiraho inyubako zigezweho. Ndashimira rwose abakristo ba paruwasi ya Gikondo na santrali ya Murambi ubwitange bagaragaje kugira ngo basengere Imana ahantu heza. Mwatubwiye ko mu gukora ubutumwa ubu ngubu mu gihugu cya Kameruni, aho muri padi wungirije muri aho ngaho muri Kameruni bwajya gutubwira paruwase, iyo mugeranije ubuzima bw'abakristo muri za paruwase aho ngaho muri Kameruni hano muri kiliziya ya mu Rwanda tuvuge ku muri rusange, usanga mwavuze ishyaka ubufatanye, mubona hari ibintu bisa naho bifitanye isano byo duhuje, umwihariko w'ubuhe, umwihariko w'abakristo mu Rwanda n'ubuhe? Ubundi ugendeye ku mategeko shingiro ya kiliziya droit canon, paruwasi no organize ku buryo bumwe. Ba muri paruwasi yitwa Fundasi, ni paruwasi iri Yaounde rwagati. Iyo paruwasi mu by'ukuri navuga ko ijya kungana na paruwasi ya Gikondo, ariko ya Gikondo yirutaho bukeya. Noneho twebwe nta santrali ihari, ariko abakirisitu baritanga. Dufate urugero nka paruwasi tubamo twara abapadiri batandatu, ariko abakirisitu niho batunga abapadiri biturutse ku maturo yo mu kiliziya batanga, ndetse n'amaturo y'ibintu batanga byinshi cyane ku buryo aribo batunga abapadiri. Ntabwo rwose nk'abaparote tuvuga ngo tugiye muri province gushaka amafaranga, n'abakristo baduha na buri mupadiri salaire ya buri kwezi, baritanga. Ariko nanone ntabwo navuga ko bitanga kurusha abakristo b'Igikondo cyangwa b'Murambi. Nabo abantu bashoboye kwiyubakira inyubako nk'iyi ngiyi, bakubaka iriya paruwasi ya Gikondo ingana kuri iriya kiliziya, nabo baritanga cyane. Mbese navuga ko twitanga ku buryo bumwe bungana. Nkaba rero ngira ngo nkomeze rwose ishishikaza abakristo ba Gikondo, aba santrali ya Murambi bakomeze bitange, biyubakire kiliziya, kuko kiliziya nitwe, kiliziya ni umuryango wacu, nitwe tugomba kuyiyubakira neza. Muvuze ku buzima mubayeho muri paruwasi ya Fundasi muri Yaounde mu gihugu cya Kameruni, uburyo abakristo bitanga ndetse babafasha kurangiza inshingano mufite mu butumwa, babaha ibyangombwa byose. Ahangaha umuntu yakaba yibaza, muri iki gihe mbere amisiyoneri bakiza wasangaga abakristo bateze amaboko, bihaye Imana babaha byose, bakubakira izo nyubako za kiliziya, ndetse bakabaha n'utundi tuntu, amashapure, amashusho. Umuntu yakibaza, ese twaracutse ku buryo ubu ngubu cyangwa se ibyo baduhaga kuki bitakiboneka, ahubwo bikasa nkaho abakristo aribo bafatiye mbere noneho gutunga abo bafije kwamaza ivanjiri? Navuga ko turi gucuka, kandi gucuka ni byiza. Iyo umwana acutse ntabwo aba cyonka ibere rya nyina cyangwa ngo bamutamike. Nibuka kera turi abana, umwana yamaze agiye gutangira ishuri, aratangira twajyaga gushaka inkeri zo kurya, tukajya ku maroda tukirwanaho.
natwe turi gucuka kandi ni byiza. Ayo mashapure baduhaga n'ibindi byavaga iwabo natwe dushobora kubyishakira. Ni ikintu cyiza rero. Noneho twamaze gucuka nabo baduhaga ibyo ngibyo niba bakidukoresha cyangwa badutegeka ibyo bishakiye. Kandi ubundi umuntu atakigutegeka uko yishakiye n'ibyo yaguhagara arabikupa. Ntabiguha kuko utakimwumvira utakimugenderaho cyangwa se gutinya n'ibindi. Nuko yenge mbona turi gucuka neza uko kuba abakirisitu bo mu maparuwasi yo mu bihugu bya Afurika bitungira abapadiri babo bakabamenya, abapadiri nabo bagakora ubutumwa bagomba gukora, nicyo cy'ingenzi. Abakristo nabo bakabashakira ikibatunga. Je numva ari ikintu cyiza cyane dukwiye kwishimira. Muri 2001 musomera misa aho centrale ya Murambi yatangiraga n'ikifuzo cy'abakristo bari bafite yo gushyanga paruwasi, mwabagira inama yo gukomeza kugira ngo barwane iryo shyaka ryo gushyiraho centrale. None musanze centrale maze kubukombe imyaka 25 irashize. Yego rwose. Ariko bafite n'indoto yo kuba mu misiri imbere bagira urwego rwa paruwasi. Nk'inama mwabagiriye mu gitekerezo cyo gushyiraho paruwasi centrale, ihe nama mwabagira muri iyo ntumbero yo cyangwa se indoto inzozi zo kuba umunsi umwe bazisanga ku rwego rwa paruwasi? Bibasaba nyine gukora cyane. Umwana umusore ashaka gushinga urugo rwe bisaba ko abashobora kwiyubakira inzu, abashobora kubona ibitunga abana atagiye kubisaba. Ubwo rero nabo bibasaba kuba bageze ku rwego bashobora kwitungira abapadiri babo nk'uko twabivugaga. Icyo ni icyambere. Bibasaba kugera ku rwego rwo kuba iyo paruwasi yabo umuryango wabo utagira ikindi ujya gusabiriza hirya. Bibasaba rero gukora cyane, bibasaba kwigira. Umusenyeri nabona rero bashobora kwigira, bashobora kubeshaho abapadiri, icyo gihe kubaha paruwasi ntabwo bizoroha. Ubundi nicyo ngicyo gisabwa, kuba bashobora kwibeshaho. Yego nta wigira wenyine, ariko nanone nicyo ngicyo bisaba kuba cyane cyane bashobora gutunga abapadiri babo bazaboherereza. Abanyamurambi ngira ngo murumva inama padiri Baregora ababwira, nkuko cyagihe muri 2001 yabagiriye inama yo gukomeza gushyira hamwe kugira ngo centrale izabone ikicaro hano Murambi. Bikaba byaragezweho niyo nama muyigire ibuye gifatizo mushobora kubakiraho. Ntabwo bihagije kugira icyifuzo ariko cyo kubasa paruwase nako kantu avuze cyo kuba mwagira ubushobozi bwo gutunga abasaserdoti muzahabwa mu bigire intego kandi ubyubakireho. Tugikomeza rero nyako bapadiri, twavuze ko turi mu mwaka wa yubile. Mu myaka 3 ishize namwe mwizihizaga yubile myaka 25 mumaze mwiyegura Imana nk'umusaserdoti. Muri uyu mwaka mukaba murimo kwizihiza isabukuru y'imyaka 28. Tubanje kwifuriza isabukuru nziza. Murakoze cyane. Isabukuru nziza kugira ngo imyaka 28 mu myaka 25 Kiliziya y'u Rwanda yakira inkuru nziza namwe muyumvemo. Murakoze cyane. Ni iki mwasangiza abakristo muri iyo nzira yo kwegurira Imana, temuwanyaje y'imyaka 28 yo kwegurira Imana mu saserdoti? Yego. Ubundi nyine yubile ni igihe cyo gushimira Imana, kuko burya byose ni ingabire y'Imana. Ibyo tugeraho byose ni ingabire y'Imana. Iyo myaka 28 cyabaye igihe cyo kitoroshye, cyo kunyerera, kugwa, ukongera ugahaguruka, ukongera ukanyerera, ukagwa, ugahaguruka. Ubwo ubuzima nuko nguko bigenda, ubuzima muri rusange. Ubuzima ni urugamba. Ariko icyo nshimira Imana nuko nubwo habaye urwo rugamba rwose, ariko ndacyakomeye ku isezerano ryanjye, kandi n'Imana ikomeye ku isezerano yangiriye. Bitabaye ibyo ntabwo tuba turi gukorana iki kiganiro ubu ngubu.
ubwo rero byose ni ingabire y'Imana. Icyangombwa ni ugukomeza intumbero yacu. Iyo ntumbero ni iyihe? Nk'uko twabivuze mu misa, ni ugukunda Imana n'umutima wawe wose, n'amagara yawe yose, n'imbaraga zawe zose, n'ubwenge bwawe bwose, no gukunda mugenzi wawe nk'uko wikunda. Ngiyo intumbero. Kandi iyo ntumbero uyifite, Imana imuba hafi, yagwa ikamugandura, ikamuzahura, agakomeza urugendo. Nicyo nifurije rero n'abakristo ba Santarari ya Murambi. Kugwa ni ngombwa, bibaho mu buzima bwa buri munsi, ariko uguye ntahere hasi, ahaguruke akomeze urugendo rugana aho tugana ku Mana. Nyakubahwa Padiri, turabashimiye kuri iyo nama, kuri iyo mpanuro mutanze. Kugwa bibaho, ariko icy'ingenzi ni ukubyuka. Noneho tugana ku musozo w'iki kiganiro twagiranye, niki mwakwifuriza abajene b'iki gihe basa naho bakurwa cyane n'iby'isi, kwiha Imana bagabona ari nk'ibintu byarangiye mu gihe cya kera? Ntango mitagira bubu. Abajeni b'iki gihe si bo mu gihe cyacu, naturi abajeni. Abajeni b'iki gihe ahubwo ndabatangarira, nubwo bari mu bihe bikomeye bya intelligence artificielle, ubu nibyo bigezweho, ibihe bya internet bidutwara twese, ntabwo ari bonyine, natwe bakuru ni defi, ni challenge. Abajeni rero inama nabagira nuko bakoresha ubwo buryo bugezweho, ariko bakamenya ko Imana ariyo mugenga wabo. Ubuzima bwabo ntabwo buri mu biganza bw'ibyo ngibyo bigezweho, ahubwo buri mu biganza by'Imana yabahaye ubuzima kandi ari nayo baganaho. Babikoreshe rero neza, bitabacumuza, bazi ko amaherezo yabo atari ibyo ngibyo, ahubwo amaherezo yabo ari ubugingo bw'iteka. Nicyo mbifuriza. Nicyo twifuriza. Twibutsa ko Padiri Barigora Antoine yabaye n'Igikondo mu myaka 2005 kugeza 2004. Yari umujene uko abivuze, ariko nanone aracyari umujene uko bigaragara, ntabwo arasaza, arakuze ko ntabwo arasaza. Kandi umuwihaye Imana igihe cyose aba ari umubyeyi, agira inama abajene, ariko bajya n'icyo bwira nk'umuwihaye Imana, nk'umusaserdoti, imbaga y'ababyeyi bafite inshingano yo kubungabunga ubuzima bw'abana bahawe. Ababyeyi inama nabagira, icyo nababwira, mu by'ukuri bagomba guhagarara bagashikama, bakumva ko uruhare rwabo mu kurera abana babo ari ndasimburwa. Ntibakavuge ngo ibi biraturenze, nta kigomba kurenga umubyeyi ku mwana we. Batwaze barera abana babo batabagirira ubwoba, kuko n'abana babo ari nako kandi bagerageza kubumva, bumva ko igihe cyabo atari cyo cyabo bana, babaha uburere bashoboye kubaha kandi bagerageze kubumva. Ibyo byombi mbese bagerageze kubihuza, kumva abana. Rega umwana wo muri iki gihe arerwa na byinshi, arerwa n'iyo internet, arerwa n'iyo telefone, arerwa na intelligence artificielle, ubu niyo itangiye kubarera, arerwa n'ibyo byose ahura nabyo, n'inzira ahura nayo twebwe tutahuye nabyo. Umubyeyi nawe rero agerageze kwiyadabuta, ariko ntiyibagirwe ko uburera agomba guha umwana we ari ndasimburwa, nta wundi wabumuha. Nicyo ngicyo nabwira ababyeyi. Uruhare rw'ababyeyi, ukurere bw'umwana ndasimburwa. Dusoza noneho, turi mu mwaka wa yubiye nkora kuje bivuga,
by'umwihariko iyo tuvuze imyaka 125 inkuru zigeze mu Rwanda tuba tureba cyane arabayakiriye ariko ku isonga hakazaho abiyeguriye Imana bamaze kuyimenya. Ni iki mwabwira muri iki gihe abiyeguriye Imana ari mu yubire ari barumuna bawe bakuru bawe muri mwaka wa yubire? Abiyeguriye Imana rero icyo nabasaba no gushora imizi muri Kristo. Gushora imizi muri Kristo no kumushyiramo icyizere cyose dufite, tukumva ko icyizere muri Kristo ntigitamaza kuko ibaruwa ya Papa yabivuze, ntigitamaza rwose. Kandi abihaye Imana tube abahamya, kubera ko isi ya none ikeneye abahamya kurusha abantu bavuga, ikeneye abantu bakora abahamya kurusha abantu bavuga bigisha. Niki isi ya none ikeneye. Dushikame rero dushora imizi muri Kristo kandi twigishe twifashishije ibikorwa byiza, ingero nziza kuba tubona. Nicyo ngicyo navuga mu magambo make. Murakoze nyakubahwa Padiri, dushora imizi muri Kristo kandi icyizere ntigitamaza. Tujyane iyo mpanuro muri myaka yubire impurirane mukurikiza y'u Rwanda kuri iyi minsi twizizaho yubire mu byiciro bitandukanye by'ubuzima bwa Kristo, ku buryo bw'umwihariko ku buzima bwa Paruwasi ya Gikondo mwayoboye, ku buryo bw'umwihariko ku buzima bwa Centrale ya Murambi mwasize gitaguza. Uyu munsi kaba yizihiza imyaka 25, icyizere ntigitamaza kandi bakomeze bashore imizi muri Kristo. Turabashimira kwa Padiri. Nanjye ndagushimiye Yozefu, ibyo byose umbwiye, ubwo buhamya umbwiye gutanga nawe wabutanga. Kuva nagera Igikondo muri 2001 kugeza amavuye twari kumwe, kandi wari ku isonga mu ikenerabushyo rya Paruwasi ya Gikondo. Ndagushimiye rero, mwifurije yubire nziza, kandi ngushimiye ko wakomeje kuba indasimburwa mu murimo, indasubira mu murimo w'ikenerabushyo muri Paruwasi ya Gikondo muri Centrale ya Murambi. Nawe ndagushimiye. Murakoze cyane, twifurije kugwa neza muri mwanya muri iyi minsi muri mu Rwanda. Imana ibahe umugisha. Imana ibahe umugisha. Murakoze cyane. Murakoze cyane. Ba Kristo nshuti rero twabanye muri ikiganiro, tugeze ku musozo w'ikiganiro twe twabateguriye. Tubashimiye ko mwadukurikiye kuva ku ntango kugeza muri uyu mwanya. Dushimira Padiri twabanye waduhaye ishusho rusange y'ubuzima bw'abihaye Imana, ubuzima bwe mu muhamagaro kwihegurira Imana mu myaka 28 amaze, ndetse n'ubuzima yamaze mu myaka amaze Gikondo, mu myaka 4 yahamaze akora ubutumwa ari umupadiri mukuru. Akaba muri iki gihe yaragize n'amahirwe cyangwa se umwanya wo gutangirana na Centrale ya Murambi. Mwumvise ibyo yavuze, ibyumviro abakristo bari bafite, uburyo yayisanze, uko yayisanze, intera igezeho. Tumushimiye rwose temoignage, ubuhamya yaduhaye, kandi nawe tumukomeje kumwifuriza ubutumwa afite mu gihugu cya Cameroon, tugira ngo Imana ikomeze musakazeho imigisha mu myaka 28 amaze yegura Imana binyuze mu sakamento ryo kwiha ubusaserdoti. Dushimiye mwese rero mwadukurikiye, dushimiye ku buryo bw'inkariko equipe technique, cameraman n'abandi bose badufashe kugira ngo ikiganiro kibagereho. Mwari kumwe na Joseph Habumukiza. Imana iduhana umugisha mwese.